Abari mu masaha ya mu gitondo kuri kaminuza imwe. Haba hari abakobwa bane bicaye hamwe barimo kuganira ariko ubona ko ari inshuti za zindi bita inshuti magara. Baba barimo gukina umukino wa action verite. Umwe iyo ugezweho uhitamo kuvugisha ukuri cyangwa ugahitamo gukora ikintu bakubwiye gukora. Kuri iyo nshuro habagezweho umukobwa witwa Rera. Abashaka kuvugisha ukuri verite. Gusa kuko baba bemeranyije ko nta gukora ikintu inshuro ebyiri zikurikiranyije abagiye gukora ikintu bagiye kumubwira. Ubwo ba bagenzi be batatu batekereza ikintu bagiye kumubwira gukora maze mu gihe bakirimo kubitekereza umwe agahita yitanguranwa ati reba uriya muhungu uhagaze hariya wenyine. Ubwo akivuga gutyo Rera ahita ahindukira akamureba maze ati uriya wambaye ingofero itukura yirebesheje inyuma. Undi ati yego. Rero ugiye kugenda umuhobere muturutse inyuma maze umubwire ngo ndagukunda. Ubwo Rera atavugira hejuru ati ntabwo ibyo bintu mwabinkora. Gusa kuko mu mabwiriza y'umukino nta kubeshya cyangwa kwanga gukora ibyo bakubwiye, Rera atahaguruka akagenda agana wa musore. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze ku nkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Twabateguriyemo amasomo menshi agiye atandukanye kandi agufitiye akamaro mu buzima igihe urayumva ikarangira. Niba kandi utarakora subscribe yukore kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'inkuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubategurira. Ndakwibutsa ko ngiye mukomeza kubana ndi Kayitesi Ellen. Rero yakomeje kugenda yegera wa musore bari bamubwiye guhobera ari nako ahindukira akareba bagenzi bagasanga barimo kumureba banamucira amarenga bamubwira gukomeza amwegera. Rero aragenda yamugera iruhande akamuturuka inyuma akamuhobera maze agahita amubwira ati ndagukunda. Akimubwira gutyo undi ahita yikanga ari nako na Rero ahita amurekura yihuta n'ubwoba bwinshi. Ubwo wa musore arahindukira akamureba, Rero yamukubita amaso akikanga cyane, intoki zigatangira gutitira ari nako abura aho akwera. Ubwo n'ubwoba bwinshi ahita amubwira ko yari yibeshye ati I'm very sorry. Nari nkwitiranyije n'undi muntu. I'm sorry ni ukuri. Undi nawe aramureba maze yareba ubwoba afite maze ati it's fine, kwibeshya bibaho. Ubwo Rero ahita ahindukira yihuta n'ubwoba bwinshi agahita asubira aho bagenzi be bari bicaye maze yabagera ati kami uri umwana mubi, byose niwe wabipanze, wari ubizi ko ari je wari uhagaze hariya. Undi ahita atangira kumusobanurira ariko Rero ntamwumva ahubwo agahita afata agakapu ke akajya mu ishuri. Wa musore nawe haba ahagaze aba arimo kureba ku isaha bisa nk'aho ategereje ko hari igihe kigera. Ahashira umwanya muto akareba ku isaha maze agahita ava aho yarahagaze akagenda ahandi naho haba hari abahungu bagera muri 6 maze yabageraho bakahita bamukomera amashyi banamuvuga mu izina bati Jackson urabikoze, maze we ati mane ntabwo iyo mikino yanyu nyikunda. Ubu umwe muri abo basore ahita amubwira ati se bro utaritse kwigira nabi ubu bayiki, ubundi se sinari nakubwiye ngo uhitemo verite none wanze uhitamo guhagarara mu kibuga iminota 10 wahindukije noneho n'ingofero. Icyakoza byari bishimishije. Mu gihe baba bakiri muri ibyo babona bagenzi babo binjiye mu mashuri maze nabo bakinjira. Ikintu wamenya kuri aba bombi Rera na Jackson ni uko ubusanzwe Rera abakunda Jackson cyane, gusa ari bya bindi bita ko ufitiye umuntu crush, abamukunda cyane ariko watabizi. Rera abakunda Jackson ku rwego rwo kuba atanamuvugisha. Bagenzi be rero baba babizi ari nayo mpamvu ari baba bamubwiye kujya guhobera kugira ngo nibura n'inzozi yarotaga zo kuba basi yamukora hazigereho, kuko uretse no kuba yaramukundaga cyane yaramutinyaga ku rwego atari no kumuvugisha. Jackson nawe ari umuhungu w'umukire ku rwego rwo hejuru, uretse kuba iwabo aba ari abakire aba ari n'umuntu utuje kandi ucecetse cyane. Aba ari umusore mwiza wundi abakobwa bose bifuza. Ikindi kandi aba afite imodoka nziza cyane bagenderamo mu gihe aje cyangwa ari kuva ku ishuri. Kuri iyo nshuro aba yahagaze mu kibuga, inshuti ze ziba ziri gukina action verite ariko we atarimo. Gusa kuko baguma kumuserereza cyane birangira agiyemo kugira ngo nawe abemeze. Kuko rero aba ari umuntu utapfa kwinjirira ahitamo action aho kugira ngo avugishe ukuri. Ubwo nibwo bahita bamubwira guhagarara mu kibuga iminota 10 yambaye ingofero ariko yayirebesheje inyuma. Ari naho bahurira na Rera nayo bamuhaye kujya guhobera Jackson ariko atabimenye ko ari we. Uwo munsi Rera yirirwa nabi yumva yasebye, aba yarakariye bagenzi be kuko baba babikoze babishaka. Na Jackson we nuko biba byagenze, gusa waba arimo gutekereza ukuntu Rera yaje akamuhobera n'ukuntu yabonye yari afite ubwoba bwinshi. Amasomo rero yaza kurangira babagenzi ba Rera baza kumureba ngo batahe,
bagasanga Rera kirakaye akanga ko batahana. Ubwo barasohoka n'abandi bose bagasohoka, Rera agasigara mu ishuri wenyine. Ahashira umwanya utari munini Rera akiraho mu ishuri wenyine, maze Jackson akanyuraho akamubona, maze agahita yinjira, ariko Rera we ntabwo aba yamubonye kuko aba yambaye ekuteri anahumirije arimo kumva indirimbo. Ubwo Jackson amugeraho akamuhagarara imbere maze ati hayi, ariko undi ntamwumve. Jackson amukoraho maze Rera agahita ashigukira hejuru anasakuza kubera kwikanga, maze yareba akabona ni Jackson umuhagaze imbere. Rera akibona ko ari Jackson ahita yikanga bigaragara, na Jackson akabibona ko yikanze, ariko Rera akagerageza kubihisha. Ubwo ahita akuramo ekuteri aba yambaye vuba, maze akamwitegereza ati hayi, uramvugishije? Jackson nawe uhagaze imbere ye ahita akura agatebe kaba kari iruhande rwe, maze akicara imbere y'amureba, maze bagatangira kuganira. Ubwo Jackson yabaje Rera ati kuri hano wenyine? Rera kubera amasoni no kumutinya yabuze icyo avuga, maze Jackson abonye ko Rera atisanzuye ahita amuhereza akaboko ati nitwa Jackson. Rera nawe biba byamurenze kuko inshuro nyinshi yajyaga yifuza nibura no kuba yaba ari iruhande rwe, ariko yarabibuze. Ubwo nawe ahita amuha akaboko ati nanjye nitwa Rera. Jackson ati nishimiye kumenya nawe. Undi nawe ati nanjye nishimiye kumenyana nawe. Hashira umwanya ntawe uri kuvugisha undi, maze Jackson ati warakariye inshuti zawe? Jackson avuga gutyo Rera agahita yikanga maze ati wari ubizi? Jackson ahita aseka ari nako Rera amwitegereza atarimo kwiyumvisha ko bwa nyuma na nyuma arimo kuvugana nawe. Ubwo ni nako kumutinya biba birimo kugenda bigabanuka, noneho Rera agatangira kumva yisanzuye. Ubwo Jackson ahita amubwira ati nabibonye ukuntu wabaye ukimbona, kandi n'ukuntu wasuye wabarakariye nabirebaga. Ubwo Rera ahita atekerezaho gato maze ati wari ubizi ko ari imikino twari turimo? Undi ati yego. Kiriya gihe ntabwo nari mbizi, ariko nyuma Brian yambwiye ko ari imipango yari yapanze na Emma ngo baduhuze. Buriya nanjye nari mpagaze hariya kubera nari nahisemo action, maze bampa kuhagarara iminota 10 kugira ngo nawe nguze kuza kwansanga bigende kuriya. Arongera ati Brian yarabizi ko ntahitamo kuvugisha ukuri, niyo mpamvu yakoze ibishoboka ngo nanjye nemere gukinana nawe. Rera amara kubyumva maze agahita avuga ati Emma, ntabwo nabyizera, ariko ejo bitinze kugera azambona. My goodness. Jackson amwenyuramo maze ati njye byanshimishije. Inshuro nyinshi nashaka ukuntu nakuvugisha ariko nkaburaho mera. Uyu munsi rero byatumye numva ko nawe uri umuntu usanzwe, numva nyine ko nakuvugisha. Ubwo akivuga gutyo Rera ahita atangara maze agatangira kwivugisha mu mutima ati ntabwo bishoboka. Ntabwo Jackson nkunda bigeze hano, nubaha kandi ntinya no kuba namwegera nawe nasanga ari uko bimeze. Atangira kwibaza ati subunge ndi iki gituma ntinya? Ntanamvugishe kandi abishaka. My God, ntabwo nabyizera. Jackson barimo kumureba ategereje icyo Rera aramubwira, maze Rera akahita yigarura kubera uburyo Jackson barimo kumureba, maze ati none se niba numvise neza usanzwe nzi? Jackson ati yego, gusa nakubonaga mu nzira inshuro nyinshi urimo kuza cyangwa uri kuva ku ishuri, nkeka ko dutamumerekeza amwe. Rera yari yishimye cyane kubera ko ibyari biri kumubaho byari nk'inzozi zimaze igihe zisohoye. Yarebaga Jackson wari umwicaye imbere akumva biramurenze. Ibyo yari arimo kumubwira byo nta nubwo yabyumvaga, ahubwo yari arimo kumureba gusa, intekerezo zibereye ahandi. Ubwo Jackson ahita amukoraho, undi agasa nk'uwikanze maze ati uzi ko ari twe dusigaye twenyine? Undi ati n'ubundi naje hafi ya bose bagiye, gusa wakoze kuguha umwanya wamaye. Ndizera ko tuzakomeza kumenyana birushijeho. Ubwo basohotse mu ishuri barataha, Jackson amutwara mu modoka. Ku munsi wakurikiyeho Rera yari arimo kuza ku ishuri yanakerewe, maze agiye kumva yumva imodoka imuparitse iruhande. Aribyo asanga ni Jackson, undi amusaba ko yaza bakajyanirana ku ishuri kuko amasaha n'undi aba yabafashe. Ubwo bageraho Rera yaba akinjira mu ishuri akabona Emma amwiciye akajisho, undi bikamucanga gusa aba yishimye bidasanzwe. Igihe cy'akaruhuko kiragera, Emma agahita aza aho Rera aba yicaye, nawe akamwicara imbere amureba maze agatangira kumwenyura asa nkaho hari ikintu ashaka kumubwira. Ubwo Rera ahita amera nk'umuntu usoni zishe maze ati Emma windeba gutyo n'ibintu ejo wankoreye. Undi ati sibyo wifuzaga se? Ntiwavuga ngo basi cyaguhaga kuvugisha, none ahubwo urimo kugendana nawe mu modoka?
ibintu byifuzwa hafi na buri mukobwa uri hano muri kaminuza. Urumva se utarenze? Ubwo rero ahita amwenyura amubona ko yishimye cyane maze ati Emma ntabwo wabyumva, ntabwo wakumva ukuntu umerewe muri uyu mwanya. Ejo mbona Jackson nsanga mu ishuri nabuze aho nkwirwa ntangira kwicuza icyatumye nanga gutahana namwe. Gusa muri uyu mwanya mana Emma sinzi uko nabivuga. Emma nawe barimo kumwitegereza ukuntu rero yishimye maze nawe bikamushimisha kuko baba ari inshuti cyane. Ubwo ahita ahaguruka agiye kugenda ariko mbere yuko agenda ati rero njye na Brian ni ukutugurira kuko mwese twabakoreye umuti. Iminsi yaricumye Jackson na Layla ariko barushaho kuba inshuti ndetse bigira naho Jackson yifuza ko Layla yamubera ikirenze inshuti akava ku kumwita inshuti ahubwo akamubera umukunzi. Ubwo byari muri weekend Jackson asaba Layla ko basohokana. Layla nawe nta kindi aba arimo gukora, ubwo Jackson yagiye kumutora iwabo maze amujyana ahantu heza cyane hegereye amazi. Layla ibyamubagaho buri gihe uko yabaga ari kumwe na Jackson byose byari nk'inzozi atabonera ubusobanuro. Ubwo baricara bakabakira bakarya ndetse bakananywa, gusa Layla we ntiyari azi ikintu cyabazanye aho ngaho kuko n'ubusanzwe kuva bamenyana barasohokanaga cyane bishoboka. Ubwo barangije kwiyakira Jackson amusaba ko yagira ikintu amubwira. Jackson arahaguruka agafata Layla akaboko nawe akamuhagurutsa maze bagahagarara aho hafi ku mazi maze Jackson ati Layla ndagukunda cyane, nshaka ko nawe wambera umukunzi ukambera w'ubuzima bwanjye. Urabizi ukuntu byagoranye kugira ngo nkubone, rero sinzi uko byamera ndamutse nkubuze kuko usobanuye byinshi kuri njye. Jackson yaracecetse maze Layla nawe amenya ko ari cyo gihe ngo nawe avuga ikimuri ku mutima maze kubera ibyishimo yari afite abura aho ahera, ahubwo ahita amwemerera kuko nawe amukunda cyane. Akivuga gutyo Jackson yahise amusoma maze birangiye baguma aho umwanya muto nuko barataha. Nyuma y'aho batangiye gukundana ku mugaragaro, Jackson yakundaga kujya gusura kwa Layla inshuro nyinshi, gusa Layla we nta na rimwe aba yarigeze ajya kumusura iwabo. Iyo yabimubazagaho Jackson yamubwiraga ko iwabo bataba mu Rwanda ahubwo abana n'ababyara be kuko nibo muryango ahagira. Nta na rimwe aba yarigeze yereka Layla wenda amafoto y'umuryango we yaba y'ababyeyi be cyangwa abavandimwe be. Gusa nubwo yabimeze gutyo Layla ntacyo biba bimubwiye kuko biba bigaragara ko Jackson ari umwana wo mu bakire cyane kuko amafaranga aba agira kandi nta kindi kintu akora nta handi aba yaturuka. Nyuma y'amezi make bakundanye Jackson asaba Layla ko bashyingiranwa. Jackson aba yateguye ikirori kidasanzwe kandi giteye ubwoba kubera amafaranga aba yashoyemo. Aba yatumiye inshuti zose za Layla ndetse n'abakazini be. Layla akinjira akabona Jackson yateye ivi afite impeta mu ntoki ze, ubwoba bwaramwishe yumva umutima umuvuyemo, gusa kuko aba akunda Jackson cyane aramwemerera impeta akayambara. Nyuma y'ikirori Layla na Emma baratahana bagataha iwabo wa Emma maze bagera mu cyumba Emma n'amagambo menshi ati Layla how do you feel right now? Mbabarira umbwize ukuri ukuntu uri kwiyumva muri uyu mwanya. Layla nta kintu amusubiza maze Emma yahindukira yamureba akabona Layla ari kure mu ntekerezo maze ati Layla ufite ikihe kibazo? Ndati Emma ndi kwibaza ibintu ndimo ibyo ari byo. Umuntu tumenyanye ejo bundi dukundanye amezi 2 none tugiye gushyingiranwa. Emma ahita yikanga nuko ati Layla ntumbwire ko mutabiganiriyeho. Ubu njye numvaga rimwe mwabishatse kuko kuba byihuse cyane ibyo nanjye ndi kubibona. Layla ahita yiruhutsa maze ati Emma nkuko nyine mwabiteguye ari surprise nanjye nuko nabibonye. Umve ko nta na rimwe nigeze mbitekerezaho uretse ko akundi nababwiraga ko mukunda ku buryo numva yazambera papa w'abana banjye. Ariko Emma tekereza ko ntazi ni wawe, nta babyeyi be nzi yewe habe n'umuvandimwe. Ndi kwibaza nimba ari urukundo cyangwa se ikindi kintu. Ubwo Emma nawe arumirwa ariko akamubwira ko agomba kubyitwaramo neza. Layla arataha akabwira iwabo ko Jackson yamusabye ko bashyingiranwa maze abo bikabashimisha cyane dore ko baba banamukunda cyane bitavugwa. Iminsi yakomeje kwicuma ari nako Layla yibaza icyo gukora yarakibuze, maze umunsi umwe ari muri weekend Jackson abwira Layla ko yabwiye ababyeyi be bagahurira kuri hoteli, amubwira ko nabo ababyeyi be baraye baje kugira ngo bitabire ubukwe bw'umwana wabo. Layla akibyumva arishima cyane kuko nicyo kintu kiba kimuhangayikishije cyane.
ubwo imiryango yombi irahura igategura byose dore ko nta kintu na kimwe kwa Jackson baba babuze. Ubwo bategura buri kimwe ndetse ubukwe bakabushyira hafi ngo kuko ababyeyi be baba bafite iminsi mike yo kuba bahari. Ikindi kandi nyuma y'ubukwe Jackson na Leila baba bagomba kuzakorera honeymoon yabo muri Amerika. Ubwo banemeza ko Leila batangira kumushakira ibyangombwa kugira ngo bitazatinda. Bidatinze ubukwe burataha, buba ari ubukwe bwiza cyane, bubera ahantu ku mazi gusa ntabwo buba bwatashywe n'abantu benshi kuko ku ruhande rwa Jackson haba haje abantu bake cyane. Ubukwe bwagenze neza ndetse bubera babutashye bose ubukwe bw'igitangaza. Nyuma y'ubukwe abageni baraye muri hoteli nayo nziza cyane, maze mu gitondo nk'uko bari babiteguye babyukira ku kibuga cy'indege kugira ngo berekeze muri Amerika. Emma nawe yari yaje guherekeza Leila agiye muri honeymoon. Ubwo bagezeho barabasezera, Leila na Jackson baba bakomeje aho bari bagiye gutegerereza ko amasaha agera bakinjira mu ndege bakerekeza muri Amerika. Leila nabwo yumvaga ibiri kumubaho ko ari inzozi, gusa nanone yumvaga afite ubwoba atazi ahantu buri guturuka. Mu gihe baba bakicaye aho ngaho, Leila atangira kumva abuze amahoro ndetse n'ubwoba bukaba bwinshi cyane. Ashaka kubibwira Jackson ko atameze neza ariko undi akaba arahagurutse amubwira ko ari ahantu agiye aje gato. Jackson aba afite telefone ebyiri mu ntoki, maze mu gihe ahagurutse imwe agahisiga aho ngaho ariko ntabimenye. Ubwo Jackson aragenda maze ya telefone igatangira kuvuga nkaho hari message ari nyinshi cyane zirimo kuza. Leila yabanje kubyirengagiza ariko kubera ukuntu zazaga ari nyinshi yageze arayifata ngo basa yizimye. Mu gihe atarayizimya ahita asoma message imwe yaraje ako kanya ariko atabigambiriye, maze yaba akiyisoma akahita yikubita hasi kubera ubwoba. Hashira akanya arimo kwibaza nimba ibyo abonye ari ibya nyabyo, maze akongera akayitoragura noneho agasoma za message. Iya mbere ati kuri iyi nshuro byagutwaye igihe kinini, turimo kubura ibyo dusobanurira abakiriya kandi ingingo urabizi ko zihora zikenewe. Yasoma iya kabiri ati ahubwo nyoherereza rekodi zo kwa muganga menye nuko ntegura ahantu turabagira kuko mukihagera turahita dutangira kumubaga. Iya gatatu nayo arayisoma ati kandi ujye ubikora neza kugira ngo polisi itazakuvumbura. Undi muntu uzakurikizaho twamubonye, we biroroshye gusa agira vuba umugeze hano dutangire kare. Leila yakomeje gusoma message kuko zari nyinshi cyane ndetse harimo n'amafoto menshi y'ingingo z'abantu zifunitse mu makarito. Ubwo ubwoba bwaramwishe ahita atereka ya telefone hasi ahaguruka atazi n'ibyo arimo gutekereza kubera ubwoba. Yagiye abwira abantu kubera ubwoba bwo gutekereza ko ashobora gukubitana na Jackson wari umujyanye kumwicisha. Gusa amahirwe yagize yahise ahamagara Emma, asanga Emma nawe atarava aho ku kibuga cy'indege maze aza kumureba. Yamubwiye ko ibintu byose bigenze maze bahita bajya kuri polisi. Gusa Leila yari yarize cyane yibaza ukuntu ibyo bintu ari we byari bibayeho. Jackson nawe yavuye aho yari yagiye aje asanga Leila ntawe uhari, ariko asanga yamwandikiye ngo araje gato maze ntiyatekereza ko yaba yarebye muri telefone yari yasizeho. Yamaze umwanya muto amurindiriye maze agiye kubona polisi imugezeho bahita bamujyana kumufunga, ndetse n'abo bakoranye bose baba biyise ababyeyi be baba biyise babyara be bose babufungira hamwe. Leila byabanje kumugora kwiyakira kubera uburyo yari yarakunze Jackson, gusa nanone kubera ukuntu yamenye ububi bwe yagezeho arabyakira. Naho Jackson we na bagenzi be barahanwe ndetse barakatirwa. Inkuru yanjye.